hano abana bamusuhuzaga, bamusabaga umuriro, bamusabaga umunyu, abo yasuhuzaga ntimuzongera kumubona, ariko kizongera gishibuke, dufite ibyiringiro, impanda y'Imana yavuga tuzongera tumubone mu ijuru. Yesu nashimwe. Ba mwarimu nkomeza ngenda mu midugudu cyangwa se mu matorero, ariko mukecuru ntabwo yigeze ahinduka. Nta nubwo mu itorero bigeze bicara ngo bavuge kuri mukecuru ikintu kibi, kwa kundi bavuga ngo umukristo ibi n'ibi byagenze gutya, yitwaye nabi. Ntabwo itorero ryigeze ryicara ngo rigire icyo rivuga kuri mukecuru, ahubwo ubuhamya bwe bwari bwiza cyane. Birangiye mushyira ku igaburo, birangiye ndavuga ngo umva rero Mana, umuja wawe bitewe n'uko namubonaga uko ameze, ndavuga ngo sezerera umuja wawe yitahire. Igihe ni iki rero, Imana imuhe iruhuko ridashira. Abakoze umuyobozi we dusabe ko icy'ingenzi gifatika ni uko buri mwaka ku itariki nk'iyi tuzajya duterana muri uyu muryango, twibuke uyu mukecuru wacu, twibuke ibyiza yatugiriye, twibuke impanuro yaduhaye, twibuke n'ubunararibonye yadusigiye. Ubu ntazongera kubabara, ntazongera guhangayikira umuryango we, mbese mu by'ukuri birarangiye. Ariko upfuye wizera abaruhutse, ariko upfuye atizera ntabwo aba aruhutse, ko hazabaho undi muzuko, kandi azazukira imibabaro n'akaga ndetse no gushya iteka ryose. Undi muntu wateguye uri bushyingure mukecuru, ubwo niwe bari buhereho. Agira umuntu udufasha, akira bafashe uwahitaka. Komeza cyane. Umufashe najye nsano ujya ku ruhande rwa kwifuza. Impanda ya Nyuma TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bubohora abantu, buzana abantu kuri Kristo kandi witeguza kugaruka kwe.
dushengerere n'ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere n'ijuru tuzimana n'umukiza gerayo niho mwandu w'abimana Yerusalemu nshya Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora urengera iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora urengera nungenza utyo mwami umwuka nurera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nza kumenya yuko uzimukiza niratira imbere yawe ngo tuzahorana niho nza kumenya yuko uzimukiza niratira imbere yawe ngo tuzahorana Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora urengera iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora urengera tuzahorana niho nza kumenya yuko unzimukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana tubakiwe n'umukiza ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isoko tutarabona niho iwacu n'ubutumwa bwiza tuzahoramo ukaza mugasezera umuvandimwe wacu umubyeyi wacu umukecuru wacu utashye neza reka dusenge Imana Mana yacu turagushimye kuko uri Imana nkuru ushobora byose umugambi wawe ni mwiza kuri twe duteraniye hano kubw'impamvu ikomeye cyane kubw'umuteguro ukomeye cyane washyizeho igihe cyo kuba mu isi umwana w'umuntu ndetse n'igihe azavira mu isi Mwami Imana yacu ubugingo bukajya aho bwateguriwe kujya hanyuma umubiri nawo ukajya aho wateguriwe kujya urakoze cyane rero kuko usezereye umujakazi wawe Monika mu gihe nk'iki natwe turi hano tuje kumusezera Mwami Imana yacu
turasabye kugira ngo udufashe kandi ufashe ubwoko bwawe, umuryango we, abasigaye ndetse n'itorero, twese tugire neza. Abavandimwe buri wese watabaye, turasabye kugira ngo imbaraga zawe zishyigikire umuntu wese, kandi wibutse umuntu wese Mwami Imana yacu uko akwiriye gutekereza, Mwami mwiza, ndetse no kwita ku iherezo rye. Urakoze cyane rero, ni ukuri urupfu rujya rutwibutsa byinshi Mwami Imana yacu, ni nayo mpamvu umuntu yakagombye gutekereza iherezo rye. Turagusabye rero kugira ngo tugire neza twese, kandi ubutumwa bwose bugiye kuvugirwa hano ndagusabye kugira ngo bugire umumaro buri muntu wese ugiye kubwumva. Urakoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Ubwo rero gahunda ni uko imeze, muracaho haruguru munyuremo hano dusezere, hanyuma niturangiza umushumba araza, isanduku igeze hano nawe niwe ugira icyo ababwira. Murakoze cyane. Tuzongera kumubona tugeze mu ijuru. Ndi muteruye nta kibazo. Uzitangiro ryacu ukabuze n'iherezo ryacu, turagushimira mu gihe inshuti wacu yamaze muri iyi si ko igihe cye cyari iki ngiki, umwami ukaba washyizeho iherezo rye. Turagusabye rero kugira ngo Uwiteka Imana twe dusigaye bitubere urwibutso ndetse bitubere isomo, kugira ngo natwe tubeho tuzi ko nyuma yacu tuzaca muri iyi nzira y'urupfu. Ariko turagushimiye Nyagasani Imana yacu kuko urupfu ku bizera ruhinduye inzira nziza ducamo tuye mu bwami bwawe. Ku bw'ibyo tukaba ari ishimwe rikomeye cyane ko wisubije mushiki wacu. Mu izina rya Yesu Kristo rero dusabye umugisha Mwami umuryango wabanye nawe muri kino gihe cyose cy'uburwayi, ukamwihanganisha
kugeza ubwo iherezo rye rirangiye. Mana ubihanganishe, ubagire neza, bakomeze umugongo. Tuzi ko kuba umubyeyi ukomeye nta cyasimbura umubyeyi, ariko uri data wa twese kandi mwiza, uri se w'imfubyi n'abapfakazi, uri se utagira shinge na rugero. Uzabera umubyeyi, uzasigare nabo uzabarengera uko bukeye uko bwije, kandi bazagira icyo bazakurana, ahubwo ibyo mwene data bakoraga byose uzajya ubibakorera. Urakoze Mana yacu, rero tukwetse kino gikorwa cyiza kugira ngo udushyigikire, kandi mu ruhande rwacu kuba dutangiye tunashoje, kugira ngo Imana mwiza na Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tambikira bazamukira. Nanone urakoze Mana yacu, ugize neza muri uyu mwanya, turagushima. Waravuze ngo mu bibaho byose duhore dushima, haba mu bibi haba mu byiza, reka tugushime. Ariko turi hano kubw'umunsi mukuru w'umubyeyi wacu watuvuyemo. Mwami Imana yacu, ni ukuri tuzi neza yuko yakoze imirimo myiza mu isi, ariko tuzi neza yuko nyakubahwa Imana wamwakiriye mu gituza cyawe. Nuko rero uyu mwanya, uyu muhango tuwusize mu maboko yawe. Turasabye kugira ngo umufurumubane nabo umufashe, kandi Mwami Imana ngushimiye abantu bose bateraniye hano, basabiye umugisha kugira ngo bagirire neza. Twese hamwe udufashe, tugiye kwakira ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo ugire umumaro mu mitima yacu, kandi rirusheho kudufasha muri byose. Urakoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana ishimwe, dushimye Imana twebwe abizera. Iyo kino gikorwa kibaye ku muntu wacu twemera ko ari umukristo, dushima Imana kuko hari icyo Imana iba yamwisubije. Ku bw'ibyo rero turabanza twihanganisha umuryango, ndetse tunabwira ko turi kumwe, tubafashe mu mugongo. Cyane cyane tuzi ko kubura umubyeyi ni ikintu kitoroshye. Umuhanzi umwe yarimbye avuga ngo akabane kaboneke ninde. Iyo tubuze umubyeyi ni ikintu gikomeye tuba tubuze, nta n'ikindi twabona cyasimbura umubyeyi wacu, ariko twizera ko Imana ari wo mubyeyi wacu twese. Uko ijambo riravuga ngo ni we se w'imfubyi, ni we se w'abapfakazi n'abatagira shinge, muhumure nk'umunyamuryango, abana, inshuti, abavandimwe. Nubwo tubuze umubyeyi wacu, ariko dusigaranye undi mubyeyi wacu uhoraho iteka ryose udasaza. Ku bw'ibyo rero n'itorero ry'Imana naryo turaryihanganisha. Tubuze umukristo, turaza kwakira ubuhamya bwe, ariko ubuhamya dufite ni uko ari umukristo mwiza, ukora imirimo myiza isabwa abandi bizera bose. Ubwo rero mwihangane, niko bigenda mu isi. Tujya tugira igihe cyo kubaho, ariko hakabaho n'igihe cyo kutabaho ku isi. Niko bimeze, usiye ko nta muntu ujya umenyera urupfu, ariko niyo nzira twese ducamo. Yesu nashimwe. Ibi rero bitwigisha iki? Bitwigisha ko nubwo turiho, ariko hari igihe kimwe tuzamera gutya, tuzaba twapfuye. Icyo dusaba cyangwa se isomo bidusigira ni ugutegura, tumaze kumenya neza yuko n'ubundi ibyo umuntu yakoze akiri muzima, imirimo myiza yakoze niyo n'ubundi izagenda imuherekeje, niyo azabarirwa. Iyo umuntu yamaze gupfa, nta kindi kintu aba agikora, nta yindi mirimo aba agisabwa, nta nubwo twebwe twanamusenya ngo Imana imweze, uko ibyo agomba gukora Imana imubaza akiri muzima. Ubwo rero rwose nk'abane data turi aha ngaha, iri ni isomo rikomeye cyane ryo kongera kwirebaho twebwe uko tumeze. Bitewe n'igihe dufite ntabwo tuza gutinda cyane, ariko tugiye gusoma ijambo ry'Imana.
dusanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 14 turasoma duhereye ku murongo wa 7. Hari ijambo rivuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Iri ni ijambo ry'Imana, ntabwo turi buvuge byinshi, ariko nk'uko nababwiye kubizera tuzi ko iyo umuntu apfuye ntabwo aba apfuye, ahubwo aba asinziriye. Bibiliya itubwiye ngo erega hariho ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Twese muri kano gace turi abantu b'abahinzi, tuzi neza guhinga, sibyo? Iyo umuntu agiye guhinga arabanza agategura imbuto nziza. Iyo tuyishyize mu butaka kugira ngo here izindi mbuto nyinshi, ya mbuto irabanza igapfa. Iyo ipfuye nibwo hagira gute? Heraho imbuto nziza umuntu yishimira. Ni ukuvuga ngo natwe muri buno buryo turimo bw'umuntu hariho ibyiringiro kubizera ko iyo umuntu apfuye ntabwo aba apfuye, ahubwo aba asinziriye. Hariho igihe kimwe tuzumvaho impanda, hanyuma twakumva impanda, wa muntu wari warabibwe ari umunyantege nkeya, wa muntu wari warapfuye ari umubiri ubora, hakazongera kuba afite ubundi buzima bwiza buzahoraho iteka ryose. Yesu nashimwe. Haleluya. Ibyo ni ibyiringiro dufite nk'abizera, kuko dufite amahirwe yo Kristo yakoze. Ubundi urupfu rwari ruteye ubwoba, urupfu byari ikibazo ku bantu iyo Kristo ataza gupfa. Kristo yarapfuye, rwa rupfu aruhindura irembo ritujyana hehe? Mu ijuru. Aravuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'uzajya kwa data ntamujyanye. Ni ukuvuga ngo inzira Kristo yaciyemo rero, urupfu rwari ikibazo, umuntu yarapfaga bikaba ibibazo. Iyo dusomye Bibiliya usanga barapfaga bakagira aho bajya hasi kuzimu, bakarindirwa aho ngaho. Satani akajya bashinyagurira, akajya abagenza uko ashatse, ariko Kristo amaze gupfa, ngo muri ya minsi 3 yamaze arwana na Satani, haleluya, amwambura imfunguzo, ibyari urupfu ruhindura irembo. Kubw'ibyo ngo abari barapfuye bose barazuka. Imana ishimwe. Urupfu rero byari kuba ari ikibazo iyo ruduherana ikuzimu, ariko Kristo yaruhinduye irembo ritujyana hehe? Mu ijuru. Hariho ibyiringiro rero, hariho ibyiringiro ko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Mushiki wacu Monika ubu ngubu rwose igiti cyatemwe byarangiye. Hano abana bamusuzaga, bamusabaga umuriro, bamusabaga umunyu, abo yasuhuzaga ntimuzongera kumubona, ariko kizongera gishibuke. Dufite ibyiringiro, impanda y'Imana yavuga tuzongera tumubone mu ijuru. Yesu nashimwe. Imana rero ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo turibuze kureba amagambo menshi, twagira ngo tubabwire ko iyi ni inzira twese tuzacamo. Umuswa yera avuze ngo ni kawaida, sibyo? Ni kawaida, usiye ko rutamenyerwa, niko rwabaye. Usanga umuntu ageze kure cyane, ari nk'umukecuru ushaje, wamuha tuzapfa kumvura mwanzi, ntabwo aba ashaka gupfa, sibyo? Natwe twese tuzi ko tuzabona iki? Imana. Ariko uburyo tuzabona Imana nuko tuzapfa, imibiri yacu igapfa, hanyuma tukabona iki? Imana. Muri mwese udashaka Imana arahari, ariko avuga ngo pfa kugira ngo Imana wasanga mutinya. Ubwo rero ni ibintu bidasanzwe, ariko neza mwihangane nk'itorero, mwihangane nk'imiryango. Mwene data mushiki wacu nubwo apfuye, ariko azongera ashibuke, tuzi ko tuzongera kumubona afite umubiri. Yobu yaranditse aravuga ngo uruhu rwanjye nirwamara kubora, amaso yanjye azamwirebera. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri twambaye ntabwo ushobora kureba iki? Imana. Ariko iyo tumaze kuwukurwamo, tuba tubonye ubushobozi bwo kuzabona iki? Imana. Kuko uyu mubiri ni umunyantege nkeya, ariko Bibiliya Pawulo yanditse avuga ngo ubibwa ari umunyantege nkeya, ariko ukazuka ari umunyembaraga nyinshi. Imana rero ihabwa icyubahiro. Nicyo twababwiraga muri mwanya mwiza wo guherekeza mushiki wacu, kugira ngo tumuherekeze twizeye, dufite ibyiringiro yuko tuzongera kumubona. Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero umwanya tuza kwinjiramo umwanya w'ubuhamya. Ubuhamya uko yari umukristo mwiza, tufite amakuru yuko yari umukristo mwiza. Reka twakire n'undi mwarimu wamuyoboraga no muri iki gihe, amutangira ubuhamya
tuzi ko afite ubuhamya bwinshi ariko akoresha igihe gitoya hanyuma tuza kuvuga indi gahunda ikurikira. murakoze cyane. Nitwa Izagiriza Mariya, nkaba nyoboye itorero rya Karenge, paruwase ni iya Rukira. Uyu ni umukristo nayoboraga ariko yari umukristo mwiza cyane. Twakirijwe rimwe, twize inyigisho z'umubatizo rimwe, tubatirizwa rimwe. Hari ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mu 1990 twabatirijwe rimwe. Rero ndamuzi cyane kuko twariganye ku gice. Mukecuru rero uyu nguyu Monika twasengeraga hariya i Munege, dukora urugendo hariya muri Gashanda. Ni umukristo mwiza. Tugeze aho twimukayo, biba ngombwa yuko tuzana hano Karenge. Yakomeje kuba umukristo mwiza, umukristo utavangiye, umukristo mu buzima bwe. Narahavuye ngiye mba mwarimu, nkomeza ngenda mu midugudu cyangwa se mu matorero, ariko mukecuru ntabwo yigeze ahinduka. Nta nubwo mu itorero bigeze bicara ngo bavuge kuri mukecuru ikintu kibi, kwa kundi bavuga ngo umukristo ibi n'ibi byagenze gutya, yitwaye nabi. Ntabwo itorero ryigeze ryicara ngo rigire icyo rivuga kuri mukecuru, ahubwo ubuhamya bwe bwari bwiza cyane. Yakunda Imana kandi akunda itorero, agira urukundo, ahugura abantu. Nguko amakuru ye nayo nzi. Mukecuru bw'igihe kiragera, ubushize murabibona korona yaraje, guterana ntibyongera kubaho. Aho haziyemo agahenge dutangiye guterana ntabwo byakunze ko mukecuru aboneka, ko twatangiye kujya duteranira birenga. Tuje na hano Karenge ntabwo byakunze kubera impamvu z'uburwayi. Rero turamusura, mukecuru bikomeza gutyo. Ariko noneho mu gihe cyashize baza kumbwira yuko mukecuru arembye, ndetse noneho yaguye no muri koma. Njye nasenze Imana kubera ko sinamuherukaga, ndavuga ngo Mana mbabarira, mukecuru yongera agaruke mu mubiri, azave mu mubiri maze kuganira nawe. Numvaga bindemereye cyane. Rero ubwo mu gihe gishize, mu minsi ishize, ntabwo ari kera, ni vuba aha, kuri 5 z'uku kwa 2 nibwo naje hano. Ariko nari nababwiraga abakristo kubera yuko atabasha kugera ku rusengero, bajye bamuzanire igaburo ryera. Nuko nanjye narahageze, naramufashe pe. Nuko ndahagera, nsenga Imana, arabyuka, aricara. Ndamubaza nturanzi? Ati araseka ati ndakuzi cyane. Turaganira. Nuko birangiye mushyira ku igaburo. Birangiye ndavuga ngo umva rero Mana, umuja wawe bitewe nuko namubonaga uko ameze, ndavuga ngo sezerera umuja wawe yitahire. Igihe ni iki rero. Imana imuhe iruhuko ridashira. Abakoze umuyobozi we dusabe undi muntu w'umunyamuryango nawe wagira ubuhamya buke yatubwira kuri nyakwigendera. Mwongeye kwirirwa. Njye nitwa Ntamuvurira Jean Paul, nkaba muri aka kanya mpagarariye umuryango wa nyakwigendera. Rero ntabwo ndaza kuvuga byinshi kuko ibyinshi nyakwigendera yarabivuze. Uyu nyakwigendera yari umuntu ukunda abantu, akakira uwo ari wese uje umugana. Ubwo bw'ibyo ntabwo yavanguraga abantu, abantu bose yabafataga kimwe. Rero icyo nshaka kubabwira ni uburyo nyakwigendera yari yarateguye inzira ye
akihibereye, agihumeka, akivugira. Ubwo nyakwigendera we yaricaye arategura, araduhamagara, aratubwira ati rero ndabona ndi mu nzira y'amarembera, sinzi iherezo ryanjye, sinzi uko bizagenda, ariko ndagira ngo bana banjye nsige mbakiranuye, buri mwana nsige mweretse ahantu hazakorera ibikorwa bye. Nibwo yatumyeho turaganira, ntabwo kubera ko umwanzi w'ibihe ni amasaha, ntabwo ntibuze kurondogora. Ubwo yaraduhamagaye aratubwira ati rero bana banjye, ahantu ho ntuye ni ku isi, ariko ndategura ejo heza cyangwa se ejo hazaza kugira ngo nzajye mu ijuru nemye, nta muntu uncira urubanza. Ubwo maze kubitubwira, yaratubwiye ati jyewe mfite ubutaka umugabo wanjye yansigiye twashakanye, aribwo nshaka kugira ngo mpe abana banjye ejo nimara gutambuka hatazagira abana baryana, kandi twebwe ubwacu tutararyanye. Yafashe ubutaka buri hano munsi y'uyu muhanda muri kubona, aravuga ati ubu butaka buri aha ngaha nubwo abana banjye b'abahungu babiri, ari we Hirana na Gasigwa. Ibyo arabutwereka, turabubona, turanabyakira ko ntabwo waje impaka n'umubyeyi kandi ari kugira gute, akivugira, ari kwera abana we. Hanyuma afata ubu butaka buri hano ruguru y'umuhanda, ati ubu butaka nabwo nubwo abakobwa banjye ari bo nabyaranye na nyakwigendera, ari we mugabo we, nabwo aravuga ati ubutaka bazabugabana uko ari bangahe, ibyo nyine arabikora nk'umubyeyi. Ibyo turabyakira, turabyishimira, ibyo bivaho. Aratubwira ati rero hari undi butaka mfite hano ruguru Karenge, hariya hafi yo mwaba Misago. Aravuga ati ubu butaka nabwo hari abana banjye b'abakobwa mfite babiri, abo bana b'abakobwa babiri bazabugabana uko ari babiri. None arangije aravuga ati se niba narabyaye abana, nabo hari abana bibarutse. Aravuga ati rero bwa butaka mfite Karenge hari agasambu, yabateye iriya sambu, twe nk'umuryango tuzagira twereke umwana nyirawo, ka gasambu kari Karenge kamwe akaha Rosine, ari umukobwa wa Nyirabagenzi. Akandi gasambu kari munsi y'akayira agaha Mukarutako, ari we mukobwa wa Hirana. None arangije aravuga ati ntabwo byaciraho, reka ndebe hano mfite agasambu handi. Afata agasambu kari hano hakurya ku rusengero kwa Protestant, hari agasambu kari ruguru, twe turahazi ariko n'abaturage barahazi. Aravuga ati agasambu kari ruguru y'akayira, akari ruguru y'umungoti, ngahigana Umukiza Emmanuel, ubu ni umuhungu wa Mukagatare Clementine. Noneho hari akandi gasambu kari hiryaho gatoya, aravuga ati agasambu ni akagomaniro Guillaume, akaba ari umuhungu wa Jeanne Nyirahire Jacqueline. Ubwo akandi gasambu gasigaye nake, ako gasambu yagahaye Kantarama Reminata. None arangije aravuga ati rero ibi birarangiye, sinzi ko ejo nzagezayo, nshobora kutagezayo cyangwa se nkagezayo, atari ko ahantu ho ntuye niho ruzingiye, nanjye mbere nk'aba bandi. Arangije aravuga ati rero hari ahantu ho ntuye, murabizi yari umukecuru ufite intege nkeya. Arangije aravuga ati kubera ko hari ahantu ho ntuye hubatswe na Kantarama na Nyirahire Jacqueline, aho hantu avuga ko ni hano ho turi aha ngaha, ni kwa Kantarama na Nyirahire Jacqueline. Ubwo ibindi tuzajya tubiganiraho buhoro buhoro, bo ubwabo nibo bazicara bavuga ati hano hantu twakoresha iki, ko bwite niwe tubwira ngo ni kwa Kantarama na Nyirahire. Kubwize rero
nibyo nyakwigendera yasize avuze, yabivuze hari abantu ntabwo twashoboye kuzanika kubera ko nayibagira ahantu ho yariri, ariko mbifite hano biranditse, urubuze kubishaka na postinge ndabimuha, hano biranditse. Hanyuma biranditse, ndumva nuko rero ibyo nibyo umukecuru yatubwiye. Hanyuma ibijyanye n'umwirondoro we nabyo birahari, turaza gusaba twarirwa banyure muri make uko twari twabiteguye, twari kumwe, ariko amagambo nyamukuru nyirizina umukecuru yivugiye nayo ngo mbabwiye, nta kibihindura nta n'ikibisibya, niko yabivuze.